ubu ngubu ahangaha uri muri Amerika, uri muri Canada, ahantu hose uraharu, ugiye kubwira abantu bose bari ku isi, kuko hari hagenya numva umuntu avuga ngo nshimiye Imana ko yari yambwiye ko nzabwiriza isi, none nanjye umunsi ndabwiriza. Ubwo nawe ntabwo ugiye kubwiriza isi no kwiringira Imana n'ubugwaneza. Imana iduhana umugisha. Nashakaga kubwira abantu, ni iki kikwicaje mu gahuge, ni iki kikwicaje mu ntege nkeya, ese ni iki kikwicaje mw'ubwo bupfapfa bwawe, mu busambanyi, mu buraya, ni iki kikwicaje mu bujura, ni iki kikwicaje kigukereje aho ngaho kugeza ubwo Yesu azaza. Nubwo abantu baruhijeho kwiyangisha Imana, nubwo abantu baruhijeho kwiyanduza, nubwo abantu baruhijeho gucogora, nubwo abantu barushijeho gukora nabi, nubwo abantu barushijeho guhemukira Imana, ariko weho, aleluya, aleluya, ariko weho muntu w'Imana uje uhunga ibyo. Nubwo abantu bakunze ubusambanyi, nubwo abantu bakunze kwiyoberanya, nubwo abantu bakunze iby'isi bitagira umumaro, bidahaza, nubwo abantu batanga ifeza bakabura imitima yabo, ubagarurire kwizera, ubagarurire ibihe byiza nk'ibya mbere, ubagarure mu mutima unyotewe. Ijambo riravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwe no kwifuza imigezi, uko niko imitima y'abantu bawe gukeneye. Ariko uko bukiye n'uko bwije, Satani aba yagabye ibitero. Ariko Uwiteka, turakwinginze, vomerera amashami yawe, yewe giti cy'umuzabibu we, Mana ishimwe. Turasenze kugira ngo uvomerere amashami yawe. Turabizi uri umuzabibu, ariko natwe turi amashami. Tubahaye ikaze no mwese mukurikiye Agnes TV, Abayo TV, Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe ho muherere ku mpera zitandukanye. Banyari mu gitondo gira igitondo cyiza, niba ari nijoro gira ijoro ryiza. Hanyuma turavuze utarufite amahoro mu mutima, tukwifurije amahoro mu mutima. Imana yaguye ko ari yatanga, utarufite ihumure, Imana iguhe ihumure. Hanyuma nawe wageze ibyago, tukwifurije gukomera kandi Imana igukomeze uko ari yo nyiri inkomezi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma rero twababwiye ko tuzatufata igihe tukabazana abatumirwa batandukanye. Uyu munsi imbere ya kamera zacu turahabona umuntu uriho ubwiza bw'Imana, kandi uko tumureba turabona rwose atazanye ubusa. Hanyuma mukozi w'Imana cyangwa se mwana w'Imana, uraho? Suza abantu badukurikiye. Yego. Tuhuje abakurikiranye mwese. Yego. Ndetse tuhuje muri rusange. Yego. Cyane ariko mbanje gusuhuza mwebwe mutwakiriye. Amen. Imana irahumuka. Ubu ngubu ahangaha uri muri Amerika, uri muri Canada, ahantu hose uraharu, ugiye kubwira abantu bose bari ku isi, kuko hari hagenya numva umuntu avuga ngo nshimiye Imana ko yari yambwiye ko nzabwiriza isi, none nanjye umunsi ndabwiriza. Ubwo nawe ntabwo ugiye kubwiriza isi. Birumvikana. Iri sezerano rifite gusa isezerano ryo narinzicaranye. uyu munsi rirasohoye. Amen. Amen. Hanyuma ibwira abantu badukurikiye kuri izi channel zose, kuri ama TV yose, bibwire amazina, hanyuma turaza guha akanya usenge utubwire icyo Imana iguhaye kutuzanira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Pierre cyangwa se Petero. Yego. Ndi umuntu w'Imana, nkunda Imana, nkunda abantu bayo. Byongeye kandi ndi umuvugabutumwa. Yego. Bwiza bwa Kristo. Kweri. Haleluya. Amen. Ndi umugabo, mfite umudamu n'umwana, kandi Imana izakomeza itwagure. Ntabwo uri umujene. Oya. Nawe urya waricunguye. Yaratwaguye aho. Okay. Imana ikomere umugisha. Hanyuma ndatize kugira ngo ntaza kukurogoya, reka tuguha akanya usenge, uhita unakomeza utubwire ikiri ku mutima n'impamba tuzana utangire tuvungurireho mu izina rya Yesu Kristo turakwakiriye. Amen. Murakoze. Kandi tuzawukora kugeza ku mpera y'isi, kuko twicaranye isezerano, kadusenga Imana, ubundi mwuka birarushaho kuyobora no kuganza. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu, uri Imana nyamana, uri Imana ivuga bikaba, uri ishobora byose, uri rurangiza rwa burundu, uri Imana ikomeye, uri yera. Hahirwa aba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera.
dushimye imirimo yawe myiza, dushimye gukora kwawe, dushimye umuteguro wawe. Ni ukuvuga ngo kuba turi aha ni umugambi wawe, wari warabitubwiye tukumva ari ibya kera, wari waravuze ibintu bikomeye tukagira ngo ni imyaka ya kera, ariko turagushimye Uwiteka, Uwiteka, turakwinginze aha hantu mwohereza ingabo, igicaniro cyawe kigaragare, umwuka wawe wera arushaho kuganza. Reka gahunda ibi yawe, reka ukomeze uyobore, reka ukomeze nanone uganze, imbaraga z'umwuka wera arizo ziganza. Reka ijambo ryawe rigere ku mitima y'abantu, kuko ari ryo ryonyine ry'ingenzi ryafasha ab'isi bakeneye ijambo ryawe kugira ngo ribahemure. Twemerere Nyiringabo, ijambo ryawe rigende rizenguruke, rigere mu mitima y'abantu, rihindure. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni urwandiko rwa kabiri rw'Abami, ibice 7 ku murongo wa 3. Ndasoma wa 3 gusa. Haravuze ngo, kandi ubwo hari abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, ese iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Imana iduhana umugisha. Munyemerere nanone dusome ijambo riboneka mu butumwa bwiza Pawulo yandikiye Timoteyo, bice 6 umurongo wa 11. Amen. Haleluya. Haratubwiye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abami, ibice 7 ku murongo wa 3. Haravuze ngo nuko abagabo 4 b'ababembe barangije bari bicaye ku marembo. Wibuke bari baravuye iwabo babirukanye bitewe n'ibibembe byabo. Haleluya. Bamaze kubirukana, ndagira ngo ukurikire ibyo bibembe byari byaratumye babirukana. Haleluya. Bamaze kubirukana, babirukana babajugunya inyuma y'umudugudu. Imana ishimwe. Bamaze kubajugunya inyuma y'umudugudu, bigeze igihe bigira inama, bajya inama, baricara baravuga bati, ariko iki twicaje aha kugeza ubwo tuzapfa niki? Haleluya. Nashakaga kubwira abantu, ni iki kikwicaje mu gahuge? Ni iki kikwicaje mu ntege nkeya? Ese ni iki kikwicaje mw'ubwo bupfapfa bwawe, mu busambanyi, mu buraya? Ni iki kikwicaje mu bujura? Ni iki kikwicaje kigukereje aho ngaho kugeza ubwo Yesu azaza? Haleluya. Ntabwo muraza kubyumva cyane ahari wenda, ariko ndagira ngo mbabwire, nta kintu na kimwe cyari gikwiye kukwicaza ngo kigukereze, kubera ko urugendo ruracyakomeje. Kandi Kristo cyangwa se umuririmbyi aravuga ngo, abagezeyo baragwiriye kandi baranezeza umwana w'intama w'Imana. Abandi nabo bari mu nzira, bivuze ngo bagakwiye gucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Barangije baravuga ngo, ni iki kikwicaje aha ngaha kugeza aho tuzapfira? Ni iki gitumye wihugiraho ukifata uko utari? Yewe mu Kristo, ni iki gitumye wifata uko utari? Ni iki gitumye wifata nk'aho utaramenya? Haleluya, haleluya. Hari abantu bihangishijeho kwifatanya n'ab'iki gihe, bakora ibitari iby'Imana ishaka, nyamara kandi bitwa ko ari abantu b'Imana. Haleluya. Ibyo nibyo Pawulo yarebyeho, abwira umugaragu we Timoteyo, aravuga ati, Timoteyo mwana wanjye, weho jya uhunga ibyo ngibyo, ahubwo wakire cyangwa se usingire kwizera no kwiringira no gukurikira. Haleluya. Urushaho kwizera Imana, urushaho kugira umutima unyuzwe, urushaho kugira umutima w'imbabazi, uve mu bitagira umumaro. Haleluya. Ni iki cyakwicaza aho ngaho muri ubwo bujiji, mu busambanyi bwawe, mu bujura bwawe, mu bwibone bwawe? Ni iki cyakwicaza aho ngaho kugeza ubwo uzapfira? Kuki warinda upfa? Ariko kuki warinda urimbuka? Ndagira ngo nkwinginge, usanga umwami, usanga umukiza, uhindure gahunda, werekeza umutima kuri Kristo Yesu.
arangije aramubwira ngo weho muntu w'Imana, nubwo abantu baruhijeho kwiyangisha Imana, nubwo abantu baruhijeho kwiyanduza, nubwo abantu baruhijeho gucogora, nubwo abantu barushijeho gukora nabi, nubwo abantu barushijeho guhemukira Imana, ariko weho, aleluya aleluya, ariko weho muntu w'Imana uje uhunga ibyo. Nubwo abantu bakunze ubusambanyi, nubwo abantu bakunze kwiyoberanya, nubwo abantu bakunze iby'isi bitagira umumaro bidahaza, nubwo abantu batanga ifeza bakagura ibidahaza, aleluya, nubwo abantu bakunze isi bakaba bayikerewemo, nubwo abantu baguze ibidafite umumaro, nubwo abantu bakunze cyane bakimika ubusambanyi, bakimika kwigenga, abantu bigize ibyigenge ku mbaraga, abantu bigize ba nyirandabizi, ariko weho umuntu w'Imana uje uhunga ibyo, aleluya aleluya, uje uhunga ibyo, ahubwo ukurikize kwizera no kwihangana no kwiringira Imana n'ubugwaneza. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo dusenge ubundi dusoze. Ariko weho muntu w'Imana, yewe wa mubyeyi we uje uhunga ibyo, wa mupapa we ndagira ngo nkubwire uje uhunga ibyo, yewe musore uje uhunga ibyo, ndakubwiza ukuri ngo ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ushaka, ariko nyamara numara gusaza uzarambura amaboko bagukenyeze. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwukorana umwete, kuko ikuzimu nta mirimo kandi nta n'imigambi. Aleluya. Ndagira ngo dusenge, ariko ijambo riravuze ngo ariko weho umuntu w'Imana uje uhunga ibyo, uhunga irari rya gisore, uhunga imirimo mibi, uhunge ingeso mbi. Abasaza biyandurisha ingeso mbi mu gihe nk'iki, abagabo barushijeho gucogora, ababyeyi barushijeho kureka Imana, ariko weho umuntu w'Imana uje uhunga ibyo. Mana, mu izina rya Yesu, twari turi imbere yawe, twari turi kukwinginga kubw'umurimo wawe. Hari abantu batakaje ibyiringiro, hari benshi bavuye mu byizerwa, hari benshi baretse gukurikira Imana, hari benshi isi yabereye mbi, nibyo inzira iraruhije, n'ukuri inzira yararambye ku bantu benshi, ariko turakwinginze kugira ngo uhembure imitima yabo, ubagarurire kwizera, ubagarurire ibihe byiza nk'ibya mbere, ubagarure mu mutima unyotewe. Ijambo riravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwe no kwifuza imigezi, uko niko imitima y'abantu bawe gukeneye. Ariko uko bukiye n'uko bwije Satani aba yagabye ibitero. Ariko Uwiteka turakwinginze, vomerera amashami yawe, yewe giti cy'umuzabibu we. Mana ishimwe, turasenze kugira ngo uvomerere amashami yawe. Turabizi uri umuzabibu, ariko natwe turi amashami, kandi Data wa twese niwe uwuhira kandi akawukorera neza, akawangaho amashami, akawanganyaho, kugira ngo ayera arusheho kwera cyane, kandi atera nayo acibwe ajugunywe mu muriro. Ariko Kristo Yesu turakwinginze, vomerera amashami yawe. Uwiteka, uvomerera amashami yawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.